arukiza rupfuye mu cyimbo cyawe. Ariko si ibyo gusa, yaguhaye ubutungane bwe kugira ngo ubarwe imbere y'Imana nk'utunganye. Atari ukwera ibyo wakoze, ari ukwera ibyo yakoze nk'umucunguzi wawe. Yaguhagarariye mu cyimbo, akora ibyo wasabwaga byose. Igihana kijyamo, ariko n'ubwiza arabukorera arangije arabukwiye kugira ngo ugaragare imbere y'Imana, ugaragare muri Yesu, ugaragare nk'intungane ku bwa Yesu atari ku bwawe. Bibiliya ivuga mu Bakorinto wa mbere igice cya mbere umurongo wa 31 guhera kwa 30 haravuga ngo niduha kuba muri Kristo Yesu, we waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, ngaduhindukira gutunga, aduhindukira gucungurwa ndetse no kwezwa, ngo kugira ngo uwirata wese yirate Uwiteka. Impamvu nshuti zanyu, impamvu mwumva muzarimbuka nuko mwashatse kwikiza. Gukizwa iyo uvuze ngo narakijijwe, jya ubyumva neza no mu Kinyarwanda. Hari icyanyirukansaga, hari icyangenzaga, ndagikira, ariko ngikijijwe n'undi utari njyewe. Wari ukatiwe urupfu rw'iteka urarukizwa, sibyo? Urukizwa n'undi wari upfuye mu cyimbo cyawe. Icyo ni cyo umuntu akizwa. Ntabwo gukizwa ari ukuyoboka idini, ntabwo gukizwa ari ugutangira no gutega ibitambaro mu mutwe. Oya, ntabwo ikibazo ufite n'Imana ari cy'imisatsi, ikibazo ufite n'Imana ni icy'urupfu rw'iteka. Ntabwo gukizwa ari ugusenga amasengesho y'iminsi 5 utarya. Oya, umunyabyaha umaze iminsi 5 mu masengesho ni umunyabyaha ushonje, ntabwo ari umukiranutsi, sibyo? Umunyabyaha umaze icyumweru atarya ni umunyabyaha wishwe n'inzara, ntabwo ari umukiranutsi, sibyo? Yesu niwe wakiranutse mu cyimbo cyawe, agamije kugira ngo aguhe gutungana kwe kuguheshe kujya mu ijuru. Urwo ni rwo rwandiko rw'inzira. Umuririmbyi yavuga ngo rutari urw'itorero. Gukiranuka kwa Yesu niyo tike ihesha umuntu kujya mu ijuru. Uyu munsi nawe niwemera gutsindishirizwa na Yesu, uyu munsi niwemera kwakira gutungana kwe, uravuye mu rupfu ugeze mu bugingo buhoraho. Ntabwo uzavuye mu idini rimwe ugiye, uravuye mu rupfu ugeze mu bugingo buhoraho, sibyo? Ntabwo Imana izongera kwita umunyabyaha ukundi, ahubwo kwita umukiranutsi ku bwande ku bwa Yesu. Nk'uko Yesu nawe yabaye umunyabyaha ku bwande ku bwawe, atakoze icyaha, adashobora no kugikora. Nawe ni kuba intungane imbere y'Imana, nacyo gutungana wakoze nta n'icyo ushobora gukora. Umupenina yeza bivugaho n'amagambo ari mu Baroma mu bice 4, aravuga ngo ariko udakora, ariko utishingikiriza ku byo akora, ngahubwo ngo akizera utsindishiriza abanyabyaha, ngo kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Umuntu utishaka nk'ubutungane, ahubwo akizera uwatunganye, akizera utsindishiriza abanyabyaha, akizera uhindura abanyabyaha kuba intungane. Uwo kwizera kwe kumuhanirizwa. Satani niyongere kukwandikira imirongo ivuga ngo nta ntungane ibaho, imirongo ntayibamo hano. Bibiliya ivuga ngo abera bo mu isi nizo mfuru Uwiteka yishimira. Satani akubwira ngo nta ntungane ibaho, abari kubwira ngo Yesu yakoze ubusa, abari kubwira ngo Yesu nta gutungane yazanye, ariko Yesu yakuzaniye ubutungane kugira ngo uyu munsi ubwakire, uhinduke intungane kubwe atari kubwawe, ubundi ubane amahoro n'Imana. Uwe mu isabato idashira, apana uyu munsi, ahubwo uburuhukiro bw'iteka ryose. Kubera ko ngo Yosuwa aruhura abantu. Iyo amategeko ya Musa aza kuruhura abantu,
iyo sabato y'igishushanyo ihura abantu ntabwo Imana iri kuvuga iby'undi ngo ariko none dore haracyariho uburuhukiro bw'abantu b'Imana. Uyu munsi rero wabona amahoro. Uyu munsi amahoro n'ibyishimo n'umunezero udashira byataha mu mutima wawe. Uyu munsi wakwakira imbabazi z'Imana. Uyu munsi watangira kubana n'Imana amahoro. Birari kivuga ngo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo ngo dufite amahoro ku Mana. Nta kindi gihesha amahoro. Muri mwe nibwo yavuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka ngo mubisi ndetse no mwisho ngo keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu. Ngese wogejwe na Yesu, ngese watunganijwe n'amaraso, ngese hari ubwo yakuhagije amaraso ye ngo mbese imyambaro yawe irera. Yesu yapfuye rimwe kandi yamenye amaraso kandi yameneye ibyaha byawe kandi akumenera amaraso utari wabaho. Ntabwo azongera gupfa, ntabwo azongera kumena amaraso ukundi. Yesu yapfuye rimwe kugira ngo numwizera nawe wabarirwe byiteka byose. Abari mu 8 umurongo wa mbere haratubwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazakirwaho. Ikibazo nuko abantu bitangije kuba muri Kristo Yesu no kuba mu badini. Ariko nukuri ndaguhamiriza ko uyu munsi ni wizera Yesu nawe utazakirwa witeka ukuri. Kandi n'ikimenyimenyi mu mutima wawe riravamo. Mu mutima wawe iteka wumva gucira wawe riravamo uyu munsi. Uyu munsi uratahura amahoro. Nawe urabanga wa mugore ko turimo tuvuga mu Samariyakazi. Urahaguruka uje kubwira abantu ati Mesiya nanjye uyu munsi namubona. Nawe uyu munsi uravanga wiruka ku musozi ubwira abantu ati nabonye Mesiya. Nimuze murebe Mesiya, nimuze murebe ukiza abantu ibyaha byabo, nimuze murebe ukiza abantu urupfu rw'iteka. Uyu munsi nawe n'umukiza wawe nagira ngo bive mu mateka, bive mu nkuru, ahubwo nawe umwakire nk'uwagukijije kandi yaragukijije byararangiye kandi byarashobotse. Aha abantu bagatekereza ko ibintu Yesu yakoze bitakunze bagashaka kubyuzuza, ariko ntabwo wabyuzuza kubera ko icyo wasabwaga gukora kwari ugupfa kandi ugapfa urupfu rw'iteka ryose, sibyo? Yesu araza apfa urwo rupfu mu cyimbo. Ntabwo ikibazo ufite n'Imana cyari amasengesho, rwari urupfu wakatiwe. Araza rupfa mu cyimbo. Wasabaga ubutungane udashobora kubona, araza tungana mu cyimbo kugira ngo n'umwizero warwe nk'intungane bidakomotse kuri wowe ahubwo bikomotse kuri Yesu, sibyo? Ndagira ngo uyu munsi muhindukire, ndagira ngo uyu munsi murekeraho kwirebaho, sibyo? Muhindure icyerekezo, muhindukire murebe kuri Yesu umucunguzi wawe, murebe ko icyo yazize ari wowe nawe. Ntabwo uri mubi kurenza Baraba, ariko Baraba ahagararanye na Yesu barabahinduka umwe. Umwami yari afite itegeko rimwemerera kubohora imbohe imwe mu mwaka. Ndagira ngo uyu munsi abari wowe bohoka utahe. Ndagira ngo uyu munsi abari wowe mbohe yemerewe gutaha, itahijwe, icyuwe n'itegeko ry'umwami. Ndagira ngo wumve ko umwami afite itegeko ryo kukubohora ugataha, atari ukurangije igihano, ahubwo kubera ko habonetse ugiye kujyanwa mu cyimbo cyawe. Nuko nguhamagara Baraba barasohoka, ngamuhagarika hamwe na Yesu. Abaza abantu ati mumbwire ko nemerewe kurekura umuntu umwe wakatiwe gupfa burundu, nice nde mbohore nde? Baramubwira ngo tubohorere Baraba, barabatahe utwikire. Imana ishimwe ko ari uko umuntu wese akizwa. Ntabwo ari uko ubaye mwiza uba uri mubi nk'iyo gisambu cyakatiwe burundu, ariko kubera ko Yesu ahagaze aho hantu ugahishurirwa ko uwo muhagararanye ari ugomba gupfa, wowe ukaba muzima. Yesu ajya mu rupfu, Baraba aritahe.
ndagira ngo wumve ko nawe uyu munsi urupfu rwa Yesu rwakubohora ugataha, hatagize ikindi kintu na kimwe wishingikirizaho. Ibyo mbabwira ntabwo bisaba ngo umaze igihe kinini uri mu idini, kubera ko Baraba ntaryo yagiraga asengeramo. Baraba yarafungiwe kwica abantu. Ntabwo uri mubi kurenza Baraba, ahubwo nuko wananiwe kumenya ko ububi bwawe bwose hari undi wabuzize. Wananiwe kumenya ko uruhande rwawe hagaze umwiza kandi yiteguye kuguhereza ubwiza bwe, kugira ngo ubwiza bwe abe ari bwo buguhesha kujya mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuze tujye inama, ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, ngo Imana irabihindura umweru ndetse bise na sheri. Abaheburayo 10:17 Imana yarirahiye ku muntu wizeye Yesu, iravuga ngo ibyaha by'uwo muntu n'ubugome bw'uwo ngo ntabwo nzabyibuka. Ngo nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengera, uko ndi ko umuntu wizeye Yesu ngo Imana ibijyanye kure ibicumuro. Ndagira ngo uyu munsi urekere aho kwirebaho, ahubwo urebe ku mucunguzi wawe. Ndagira ngo uyu munsi ureke gukiranuka kwawe kubera ko nta kugira, ahubwo urebe gukiranuka kwande kwa Yesu. Ndagira ngo uyu munsi uve mu rupfu ugere mu bugingo buhoraho. Ndagira ngo uyu munsi utangire kuvuga Yesu ukiza abantu kurimbuka. Ndagira ngo uyu munsi utangire kuririmba umucunguzi wawe. Ndagira ngo uyu munsi uvuge ngo natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, atari ko uyu munsi niringiye ijambo ngo nuko ankuraho. Ndagira ngo uyu munsi uhindurirwe indirimbo. Ndagira ngo uyu munsi uhabwe indirimbo nshya. Ndagira ngo uyu munsi wakira agakiza k'ubuntu Imana yaguhereye muri Kristo. Ndagira ngo uyu munsi urekere aho kwikira. Ndagira ngo uyu munsi urekere aho kwishakamo ibyiza, kubera ko biza kuba bihari. Yesu ntabwo ari kwirirwa aza kuza kugupfira. Yesu yaje kubera ko nta byiza byo byari bihari. Paul aravuga ngo ntabwo nahindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kubera ko iyo abagukiranuka byazabaga n'imirimo itegetswe ngo Kristo yabarapfiriye ubusa. Iyo haza kuba ibyo wari kubasha gukora kugira ngo wemerwe n'Imana, Kristo yabarapfiriye ubusa. Ariko kubera ko nta gukiranuka wabona binyuze mu mirimo itegetswe, niyo mpamvu habonetse Yesu kugira ngo apfe mu cyimbo cyawe, apfa urupfu agomba gupfa, kandi aguha ubutungane bwe buguheshe kwemerwa imbere. Ndagira ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Ndagira ngo uyu munsi wakire impano y'ubuntu Imana yaduhereye muri Kristo. Ndagira ngo uyu munsi ucyure ijuru ry'ubuntu. Ijuru Imana yaritangiye ubuntu biciye mu mwana, kandi ijuru ni ubuturo bw'abana b'Imana. Nta mwana ukorera kujya kubiwabo, sibyo? Ahubwo nubyarwa n'Imana kubwo kwizera, iwanyu haba habaye birumvikana.